Mwami wacu soko y'imbabazi, Yesu yadukanguriye gusaba ngo nidusaba tuzahabwa, nidukomanga tuzakingurirwa. Turakwinginze ngo duhe umwuka wawe aze atuyobore, twere imbuto z'umwuka nk'uko byagenewe abana b'ubwami. Turagusabye ngo aduhe impano ze, tubashe gusobanukirwa no kumenya ijambo ryawe, gukiza indwara ndetse no kurondora imyuka, tumenye imyuka idaturutse kuri wowe ntituyumvire. Kandi utweze udutunganye nk'uko ubishaka, bisabye nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira ku mbuto n'impano z'umwuka. Dore ingingo z'ingenzi tugiye kuganiraho: imbuto z'umwuka, impano z'umwuka, aho zitandukanira, uko zombi zikora cyangwa se zikoreshwa, n'iki muri byo umukristo akwiye kugira mbere y'ikindi. Nk'uko umutwe w'inkuru uvuga, tugiye kuganira ku mbuto n'impano z'umwuka. Imbuto za mwuka ni izi ngizi, zanditse mu Bagalatiya ibice 5:22 kugeza ku 23. Ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Impano z'umwuka nazo ni izi zikurikira: mu Bakorinto ba mbere ibice 12 kugeza ku 11. Bene data, ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Muzi yuko mukiri abapagani mwayobywaga mukajya mu bigirwamana bitabasha kuvuga, uko mwabijyanwagaho kose. Nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni ikivume, kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka ni umwe. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami ni umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'umwuka ijambo ryo kumenya. Undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara. Undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura. Undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi. Undi agahabwa gusobanura indimi, ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ukorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. None reka dutondeke imbuto z'umwuka n'impano z'umwuka muri imbonerahamwe. Imbuto z'umwuka ni 9: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza, no kwirinda. Impano z'umwuka nazo ni 9, ariko nyine yatangiye avuga ko ari nyinshi: ijambo ry'ubwenge, ijambo ryo kumenya, kwizera, gukiza indwara, gukora ibitangaza, guhanura, kurobanura imyuka, kuvuga indimi nyinshi, no gusobanura indimi. Uko imbuto n'impano zitandukanye. Imbuto z'umwuka zigaragaza umuntu ufite umwuka ari we nyine wabyawe n'umwuka. Naho impano z'umwuka zigaragaza umuntu ukoreshwa n'umwuka. Duhereye ku mbuto z'umwuka, Yesu yasobanuriye Nikodemu ukuntu umuntu yabona ubwami bw'ijuru. Muri Yohana ibice 3:5, Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Umuntu ufite imbuto z'umwuka bigaragara ko yabyawe n'amazi n'umwuka nyine, nk'uko na Pawulo nawe yabivuze mu Bagalatiya ibice 5:16 n'25. Asobanura ko ufite izi mbuto aba ari mu mwuka kandi ayobowe n'umwuka. Ati ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ati kandi niba tubeshwaho na mwuka tuyoborwe na mwuka. Naho impano z'umwuka zo zigaragaza umuntu ukoreshwa n'umwuka. Mu Bakorinto ba mbere ibice 12:6 kugeza kwa 7, Pawulo ati hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Byashoboka se ko umuntu agira imbuto ntagire impano? Cyangwa se byashoboka ko agira impano nta mbuto? Ufite imbuto z'umwuka n'uwabatijwe mu mazi no mu mwuka,
kandi akaba yaravutse bwa kabiri nyine, yarabaye ikiremwa gishyashya, ari muri ba bana b'ubwami bw'ijuru. Kabone niyo yaba adafite zimwe mu mpano, nk'urugero atazi kwigisha cyangwa guhanura, ntibyamubuza kuzaraga ubwami. Buri mukristo wese agomba kugira imbuto z'umwuka. Kabone niyo ataba afite impano, kuko umwuka aziduha akurikije aho ashaka kudukoresha. Ariko imbuto zo ni buri mukristo wese agomba kuzigira, kuko niko Imana yari yararemye umuntu mu ntangiriro mbere y'uko Satani amwangiza. Muribuka ko twabibonye muri video zabanje kuri YouTube channel yacu mu bihe bya nyuma. Ushobora gukanda kuri iyi video aha hejuru mu nguni, cyangwa ukareba mu incamake ya video cyangwa video description hano hasi, ndahashyira link zayo. Nk'uko tumaze kubivuga, imbuto z'umwuka zigaragaza umuntu ubana n'umwuka, bimwe twita gukizwa. Naho impano zo zigaragaza umuntu ukoreshwa n'umwuka, nk'abahanuzi cyangwa abigisha ubutumwa bwiza. None se umwuka yagukoresha atakubamo? Oya. Kwera imbuto nibyo bibanza, kuko nuko umuntu akizwa. Ntibyashoboka ko umwuka gukoresha atakubamo. Bibiliya itubwira ko umwuka ari ikimenyetso Imana ishyira ku bantu bayo, kandi izura abantu bayo kubera umwuka yabashyizemo. Mu Bakorinto ba kabiri igice 1:22, Paulo aratubwira ati, niyo yadushyizemo ikimenyetso, iduha umwuka wayo mu mitima yacu ho ingwate. Mu Baroma 8:11 naho ati, ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu, izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Yesu kandi atubwira ko umwuka w'Imana atari abantu bose bamufite, ahubwo bamwe ntibanamuzi kuko batitondera amategeko ye. Muri make ntibamwizera cyangwa ntibamwizeye. Muri Yohana 12:15-17, Yesu ati, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebwe muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Paulo nawe atubwira ko abamufite abayobora bakumvira ngo ari bo bana b'Imana, kandi nanone ngo ni ikimenyetso cyo gucungurwa ibashyiraho. Mu Baroma 8:14, abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Aha turabona ko intumwa za Yesu zari zimufite, ariko zitarahabwa impano ze n'imbaraga kugira ngo babashe gukora akazi kose bakoze. Urumva mwuka araza akabanza akakubamo, noneho akabona kugukoresha. Umwuka w'Imana aduha imbuto kugira ngo twongere dushushe nk'Imana, kandi tugire imyitwarire ishimisha Imana, tukabana nk'itorero nk'umuryango we. Noneho akaba ari nawe uduha impano z'umwuka kugira ngo tugabure iby'Imana, tubihe intore zayo, kandi buri wese amuhakurikiza icyo ashaka ko dukora. Noneho ubwo twakwanzura ko umwuka abanza kuduhindura abana b'Imana, tukagira umwuka mushya n'umutima mushya, tukaba icyaremwe gishya. Hanyuma twamara kuba abana bashya, noneho umwuka akadukoreramo, akaduha imbuto kugira ngo tumenye, dusobanukirwe, aduhugure, duhugurane, tumenye neza ubwiru bw'Imana, twizere, dukize indwara, dukora ibitangaza, dukora imirimo, tugabura iby'Imana dukoreshejwe n'umwuka. Kugira imbuto bigaragaza umuntu wakijijwe uyobowe n'umwuka, naho kugira impano bigaragaza ukoreshwa n'umwuka nyine, ariko ntiyakoresha uwo atabamo. Habanza imbuto hagakurikiraho impano. Imbuto ni kuri buri wese, ariko impano ni ku umwuka ahisemo ashaka gukoresha impano ze. Ushobora kugira imbuto udafite impano, ahari mwuka ntazo araguha cyangwa ataragira icyo agukoresha, ariko ntiwagira impano udafite imbuto, ubwo waba waravangiwe. Satani ashobora kwigana impano akigisha. Murabizi ko yigisha Adamu na Eva akabayobya, ndetse ashaka no kugerageza kwigisha Yesu, ariko ntibyamuhira, aratsindwa. Satani kandi azi guhanura, ariko agahanura ibinyoma nk'uko tubona mu Isezerano rya Kera. Ashobora kandi kwiyorobeka agakiza indwara nyine zimwe aba yateje, nk'ukuntu abapfumu bakiza indwara nyine n'ubundi, ariko n'ubundi zo zaturutse muri rwa ruhande. Satani kandi ashobora gukora ibitangaza mu buryo bwa maji. Igihe Mose yahinduraga inkoni inzoka, abapfumu baramwiganya nabo bakora amaji, bahindura inkoni zabo inzoka. Ariko ikintu Satani atagira ni imbuto, kuko Satani nta rukundo, nta mpuhwe agira, nta byishimo, nta mahoro, nta bugwaneza agira, nta kwihangana agira, nta neza agira, nta ngeso nziza agira, nta kiranuka, ntiyashobora no kwirinda.
kuko izi ari imbuto z'umwuka gusa, umwuka w'Imana. Zigirwa gusa n'abo Yesu yacunguye nk'uko abisobanura ko ab'isi batamuzi batanamuhabwa, binavuze ko nta mbuto z'umwuka bagira. Ariko nyine abo b'isi nabo bashobora kwigana impano, ntizibe ari originali nk'impano z'umwuka, ariko bakazigana bagamije kuyobya itorero. Mujya mubibona mu nzenya zimwe bita komedi, bajya bagerageza kubikora. Ndetse no mu matorero amwe n'amwe hari abajya bagerageza kubikora, abantu bakagira ngo ni ukuri. Umwami Yesu yaratubwiye ngo hazaza abahanuzi b'ibinyoma, ari nabo buzuye muri iki gihe. Muri Matayo ibice 7 umurongo wa 15 kugeza kwa 20, Yesu ati mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho bari basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza nticyabasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi nticyabasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko rero muzabamenyera ku mbuto zabo. Ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, kuko nta mbuto z'umwuka, nta mbuto nziza bafite, kuko nta rukundo bagirira abantu, nta neza ibarimo, nta kwihangana, nta kugira neza kubabamo, nta ngeso nziza zibabamo, ntibanakiranuka, ndetse ntibabasha no kwirinda. Kandi ibi bigaragarira twese. Ibi by'abahanuzi b'ibinyoma tuzabigarukaho mu nyigisho z'ubutaha. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Theo kuri YouTube channel mu bihe bya nyuma. Niba hari ikibazo ufite cyangwa cyerekeranye n'izi nyigisho, cyangwa icyo utabasha gusobanukirwa, niba kandi hari n'ikibazo ufite ku myemerere ya Gikristo, cyangwa ikibazo icyo cyose kijyanye n'ijambo ry'Imana, mwatuvugisha cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp *277 850 648 cyangwa kuri email mubihe b@gmail.com.